Alright, ni Dr. Richard nk'uko bisanzwe. Iyi video nyikoze mbabaye, ntabwo nexpectingaga yuko mu by'ukuri hari abantu batekereza yuko mu Rwanda hari abaganga dushobora kuba twakoreshwa. Niba ariko nabivuga, abantu benshi bamaze igihe banyandikira bambwira ngo mbafashe ngo kubigendanye ngo no gukuramo inda, ngo yagize atya, baryamana n'umuntu ngo atabishaka, ngo none ngo yamuteye inda. Come on, ntabwo mu Rwanda hategeko n'ubu ngubu rirasohoka ryemerera abantu gukuramo inda uko babishatse. Dr. Richard official. Wenda mbere yuko ninjira muri ibi bintu, reka mbanze nshimire abantu bakoze subscribe kuri channel yacu. Ni abantu b'ingenzi cyane kuri twe, mukomeje kudutera imbaraga. Ibyo nabyo ntabwo twakwibuza kubibabwira, ariko wenda hari ngira ngo abantu bashingira kuri video nshaka kuba narakoze mu minsi yashize, ariko nje gukora iyi video noneho kugira ngo nshyireho umucyo abantu babashe kubyumva nk'uko tubyumva, bajye no muri mu mujyo nk'uwo twahisemo, cyangwa se tujya gukora ikiriya kiganiro. Icyo twari tugamije, ubutumwa nyirizina bwari muri iyo video, nibwo nshaka kugira ngo abantu basobanukirwe mu mashusho cyangwa se mu kiganiro tugiye gukora none aha ngaha. Nk'uko bisanzwe ni Dr. Richard official. Twakoze ikiganiro ku bintu byerekeranye no gukuramo inda, hanyuma tugaragaza uko iteka rya minisitiri nk'uko rigaragara mu igazeti ryo mu mwaka wa 2019, niyo ntibeshye, muri hangana reka dizane kugira ngo tuze kugendana neza. Nk'uko nari mbibabwiye, ni iteka rya minisitiri ryasohotse mu igazeti ku wa 8 ukwezi kwa 4 2019. Iteka rya minisitiri nimero 002/MOH/2019 ryo kuwa 8 ukwezi kwa 4 rigena ibigomba kubahirizwa kugira ngo muganga akuremo umuntu inda. Ngayo nuko ngo iri teka ibyo tukora byose, ibyo tuvuga byose, nahangaha nyine twirefera, ntabwo dushobora kujya hirya y'ahangaha. Ariko wenda icyo mba nshaka kugira ngo ngaruke ahangaha ni kugira ngo abantu bamenye nyirizina ko mu by'ukuri mu Rwanda gukuramo inda ntabwo byemewe. Gukuramo inda mu Rwanda ntabwo byemewe. Ariko se noneho niba bitemewe, ubwo nyirizina ikintu donc mba nshaka kugira ngo mbabwire ahangaha ni iki. Wenda mbere yuko nkomeza, icyo nshimira ubwo abanyarwanda bamaze no gusobanukirwa, bamaze no kujijuka, bishatse kuvuga yuko bashobora kuba banabishaka bakaryisomera, kuko ugiye kuri website ya Minisante ushobora kuribona, ukaba muri hangana amajwi, turi hafi y'umuhanda nyine, ibinyabiziga biri kugenda bivuza amahoni, muri hangana kugira ngo dukomeze. Ushobora rero kuba wajya ku rubuga rwa Minisante ukaba warishakaho, hanyuma ukarisoma nawe ukarisobanukirwa kugira ngo ubashe kumva neza icyo twashaka kuvuga, cyangwa se n'icyo u Rwanda mu rwego rw'amategeko bavuga ku bigendanye no gukuramo inda. Ntabwo rero mu by'ukuri twebwe dukuramo inda. Icyakora wenda mbaye nk'ubibutsa icyo iri teka riteganya ko hari abantu runaka bashobora kuba bakurirwamo inda. Ukuramo inda ninde, ayikuriramo hehe, iyo nayo ni iyindi ngingo. Noneho na procedure zikurikizwa kugira ngo nyine inda niba byemejwe kuko igomba kuvamo, inda iravamo gute, donc harakoreshwa ubuhe buryo.
ese safety, icyo nakwita safety ku murwayi cyangwa se kuri wa mubyeyi waje gukurishamo inda, icyo nakwita safety kuri we cyo kigenwa gite, gipimwa gite, se yakwizera gute ibigendanye n'ubuzima bwe ko nta zindi ngaruka zindi zishobora kumubaho. Ibyo ngibyo nabyo biri mu bintu birebwaho kugira ngo nyine iyo nda ibe yavamo. Mbaye mubibutsa rero abantu 5 bemerewe gukuramo inda mu Rwanda dushingiye ku byo ririya tegeko nk'uko nari babwiye rivuga. Ni ku ngingo yaryo ya 3 ivuga ngo impamvu zemewe mu gukuramo inda. Handitse ngo gukuramo inda bikorwa ku mpamvu zikurikira. Impamvu ya mbere, kuba umuntu utwite ari umwana. Ngira ngo murabizi mu Rwanda uwo itegeko ryemerera kwitwa umwana ni umuntu uri munsi y'imyaka 18. Kuba rero uwo mwana yatwita ku mpamvu zindi izo arizo zose, iyo aramutse agiye kwa muganga agaragaza yuko yatwise kandi akaba akeneye yuko iyo nda ivamo, itegeko rirabimwemerera. Impamvu ya kabiri, kuba usaba gukurirwamo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato. Kuba usaba gukurirwamo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato, ngo iyo atari ibigendanye n'ubwumvikane, nturi umwana urengeje ya myaka 18 cyangwa se ufite imyaka 18, ariko nanone imibonano mpuzabitsina iyo yakozwe ku gahato, nawe itegeko riguha amahirwe yo kuba wakwemererwa gukuramo iyo nda. Impamvu ya 3, kuba usaba gukurirwamo inda yarayitwaye nyuma yo kubanishwa ku gahato n'undi mugore cyangwa umugabo. Murangihanganira ahangaha nsomye nabi. Kuba usaba gukurirwamo inda yarayitwaye nyuma yo kubanishwa ku gahato n'undi nk'umugore n'umugabo. Ntabwo niba hari ukuntu washyingiwe ku gahato cyangwa se wategetswe cyangwa se wahatirijwe kubana n'undi ku gahato, ibi ngibi biri mu bishobora gutuma wakemererwa cyangwa se wahabwa amahirwe yo kuba iyo nda yavamo, niba koko warayitwaye mu buryo butateganijwe cyangwa se mu buryo wumva utayikeneye kandi warabanishijwe n'uwo muri kubana cyangwa n'uwayiguteye ku gahato. Impamvu ya 4, kuba usaba gukurirwamo inda yarayitewe n'uwo bafitanye isano ya hafi kugera ku gisanira cya 2. Kuba usaba gukurirwamo inda yarayitewe n'uwo bafitanye isano rya hafi kugera ku gisanira cya 2. Impamvu ya 5, kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni ukuba ubuzima bwawe nyirizina bigaragara ko buri mu kaga bitewe n'iyo nda cyangwa se bwa wa mwana utwite. Icyo gihe abaganga bashobora kwicara bagafata umwanzuro y'uko iyo nda bashobora kuba bayikuramo. Ngizi impamvu nyirizina zishobora gutuma abaganga bafata umwanzuro wo gukuramo inda kwa muganga kandi ntibigire ingaruka. Icyakora ndagira ngo mumenyeshe ko hari inyandiko ubanza gusinya yemeza ko amakuru utanze ari ukuri. Iyo nyandiko iyo umaze kuyisinya, abaganga nibwo bashobora gufata umwanzuro wo kuvuga bati reka iyi nda tuyikuremo. Iki kiganiro nk'uko natangiye mbibabwira rero, ngikoze mu by'ukuri nyuma y'uko abantu benshi bamaze igihe banyandikira banyaprocinga bati wadufashije ukadukuriramo inda, ati wadufashije ukaturangira utunini dushobora kwifashisha kugira ngo indi ivemo. Ntabwo byemewe. Niba wumva ko utari muri aba bantu 5, wenda mu kiganiro gikurikira nzababwira ngo ese niba uri no muri aba 5 noneho iyo nda izavamo iti, bizagenda gute, niye process, n'ubuhe buryo nyine ushobora kwa approachinga kwa muganga kugira ngo bagufashe iyo nda ivemo.
murakoze, murakarama. Ni Dr. Richard kuri Dr. Richard Official, nkomeza bashishikariza kugira ngo abantu mudukurikire, mukore share kandi mukore ni subscribe kugira ngo channel yacu ikomeze kuzamuka. Ciao ciao.